ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba hano i Kigali nkaba mbona umeze ngazo wagiye bakakogosha. Papa n'uyu niyo sezerano ryanjye. Twari kureba nk'umukenga. Oya nuko wenda mfite isoni kuko ari bwo mbabonye bwa mbere. Mfite isoni kuko ari bwo mbabonye bwa mbere. Kuvuga nkagira ngo urasuze. Muhezi wanyu gabanya kubunza ko karizo kawe muri uyu mudugudu wambwawe. Munsi umusaraba umukiza Yesu niho nifuza rwose guhora magaze nibuye ry'igitare Yesu n'imbere igicucu rinyize impagarara urugendo Wari gukizize impagarara. Papa ushobora kuvuga neza urubona ntari gusenga Mama se papa bimeze bite njumba nkubwira ikintu kimwe. Hago masengesho ubagamo gatatu umushaka ngo ugire umugabo ni masengesho ki. ariko uzi ko niciranye isezerano mfite isezerano nahawe isezerano ry'uko ngomba kubona umugabo. Rigenda gute? Barakubwiye ngo uzawe ntuzi kutamubonaga. Jesus. Nyine ndekere mu isezerano ngomba gusenga cyane papa. Kugeza gihe ki? Kugeza isezerano ry'igihe rizasohorera. Nibuye gigitare. Muri gukizajya ngo iki? Impagarara papa. Gahagarare mwirinde. Njumba nkubwire. Ni mpamo y'Imana. Ugize umwaka gwa kangaye. Myaka 36 koko iryo seze uri Sara. Ese papa. Ase bundi unzahura gutya buri munsi unyurira ukubera iki? Ndi kibazo mfite. Nese namubonye ndamwanga. Nese wamuburiye. Kumura wirebeshwa nabise. Ahubwo urandeba iki? Wowe muzehe yarasigaranye ariko wowe urandeba iki? Iyo nkurebye wowe undebesheje iki? Suko nkawe wibarira mu bagabo bareba abakobwa. Utisetsa. Nyine wowe wibarira mu bagabo bareba abakobwa. Ni wowe muzehe yarasigaranye ariko nawe ndabona wagiye pe. Jesus. Harya nyibuto ufite imyaka ingahe? Kuburyo kundeba. Birakureba. N'ubu busatsi bukaraze urubara imyaka wabari akari agakecuru. Ibyo ntago bikureba. Gasigaye karakushutse kabaye nk'igisusa mu maso. Ese wowe uzabona umugabora. Kumbona nawe uri isasu. Reka nkubwire. Aho kugira ngo nshake imbwa rubere nkawe ufite umurizo ku mutwe no ku maguru. Nashyirwa nkagumira. Ndamutse ndi imbwa ntago gakuru kawe kari kuba karimo karanye. Ko ikiye kubenze. Ikiye kubenze nyine. Reka nasuna. Umvaze reka burankubwire nimba utarunabize. Niko kanyirukankaga. Yiko mama. Reba ukuntu gasigaye. Wibona miki? Asaba ntikaragira na 40. Oya wibona miki? Nurese ko ntawunzanira. Aba bafine bo kwazibera bari kubabona we ukababurira hehe. Wenda mbure n'umunwara umogi koko. Wenda wagera hano. Cyane mu mwana mugeni. Gerabwe. Suko ubu wabuze n'umupasteri wihagika. Nibyo ndimo nyine. Papa nibyo ndimo. No bigeze he? Nyine uwo mukanya. Nk'umushumba wanjye. Ubu ntiwamugusha mukazahaguruka. Yego kuntu bimeze papa nawe ikibazo cyawe urahubuka. Yego mfite imyaka 35 pe. Nkeneye umugabo. Urabizi ko barampanuriye ko ngomba kubona umugabo none rero naramubonye. Baraguhanuriye. Ariko yego. Wamubonye he? Yari yambwiye ngo araza kunsura. Canza kurongore ndiswe. Bari mbwize ko wibarira mu bagabo. Subiza niwe mbaza wibarira mu bagabo. Ko ntuze no kumenyera rero. Ubwo nawe ntumenyera. Uko kose naba ndi gakuru kawe sinari kukemera. Gakuru kanje waragaterese karakubenga nshuti yanjye. Usibye rero na gakuru kawe. Bra nawe sinakwemera. Gisa nakwemera. Urabona utagiye. Nyine ngiye nakwemera. Ase bura muzehe wanjye. Ngiye nakwemera. Rego nyenyenyenye. Rego nani sonu kibara. Arya ura mukobwa kwa kabera ntiyakubenze. Ufite iki? Akazi kanje. Yego wenda sindiyubaka neza ngo mbe nshinze mami. Ariko se reka mbanze nkubaze ikibazo kimwe. Karakazi k'umusekirite ni kurata. Ariko se niba arakubusekirite urantunze se. rero reka nkubwire nagira kumenyeshe ko mukuru wanjye urwego ariho ntabwo ari kwemera imbwa nkaho ufite ubusatsi bukaraze nk'amakara ku ntuzi oya buretse gato je ndakubwiye ngo nshaka kumvira mu rugo
ugiye kuzamerera amahembe hano no ku masengesho ngaho uzamutse za Kanyari umanutse Kantuza ejo ubundi baragiye mu uheke ugiye ngo ejo ntwari ugiye kwicwa n'inzara nguri mu masengesho y'iminsi 30 wagiye wizera ari amasengesho nakoze ariko nibura nkura mw'amasezerano papa kankwerekera amasezerano burita jango natwe kera ntitwasengaga kandi ubu nta nanjye nzi ko Imana hari igitangaza nyine ishobora byose ariko urifasha wifashije byose biva mu gusenga papa shaka umugabo ariko papa wajye ugira kwizera ariko kwizera kutagira iherezo ntukuye nese ko cyumva ko nta herezo rihari hari ijambo Imana yigeze ivuga ngo rihere rizaza ryari ko aricyo impamvu ndi kubajije kangahe hari umuhungu rero ugiye kuza papa nukuri kandi uwo muhungu n'Imana yansezeranije ari he ageze araza mu kanya twavuganye nukuri pe none se nimba njyewe yaranyanze dareka tuvuge ko yanyanze uwamutwaye ari azaza nagiye kumerera imvi hari imbere y'umusaza aramaza kugira ngo ashakane n'imbwa nkawe harya wowe wibwa ngo ntabwo sinamwemera ubwo ko akabera yakwanze uko atarisara kwanga rizago nyenyenyenye reka narisoni baraje barabikubwira se bahera mu kagata genda ibyawe ndabizi nukunyumvira ubusa papa rwose sinzi impamvu bazavuga bino byo none byizere nukuri byizere nkuko nanjye nizeye iryo sezerano nkagumya nkaririndira ikibazo cyawe ugura babengaga oya ntago mbenga papa ntago mbenga ubu kibubyare cy'Imana kiba kitaragera reba abakobwa mwabyirukanye bina ntimabyaye kane ndabibona pe kari ni ikibazo ariko we izere ko byo none bizahitemo nigiye cyo kuja mu bubikira cararenze oya papa bigiye kurangira nukuri nawe ugiye kubona umukwe yego aha sikoko mana nakoze iki ko nzi ko nyabingi nayiteye ishoke tingasingira umusaraba papa uvuga gutyo none se uvuga gutyo genda wowe rindira umukwe agiye kuza ndebera agatimbu zambarura umucecuru n'iminka zatangiye gushegenyuka nanjye nyirumva nicyo kibazo kwari ukuri kwitotobeka izo zakashumba tureboshe bene inzo bidahanda nk'ubu biramutse ntabyo ubwo mucucu aho uzagwihomera ntigugufateho bizagenda gute si papa retse kunshine gihe basi ntibihagije basi wenda imyaka mfite yego ariko si wagabare ko kugira ubona umugabo kankwereke ibyo ngibyo ukuje urisiga mu maso ubihome no ku maboko no ku maguru nusi urasana n'ikiminaje mu maso inkokora ziba umukara ibitsi kwabikirana ako papa yibuka ko nasara yabyare ku myaka 90 karindagire cyo cishinge sa nishinge none undi mucecuru wakoza ku gahigo ninde ni ngiye mwisi ni ugiye kubikora uwo muhungu araza giheki araza mukanya twavuganye mbwiye ko afashe imodoka agiye kuza none kutumbitsa ku mabingu utari kumwitegura nabirangije ariko reka bitwara n'insigaje gato uko uramwakiza birabijyo cyo genda rero uhaye ho dufata amafaranga mu kabati hari umucumba cyane muri tiruwasi je n'umuguri cyo kunywa umutekere n'agafiriti ni cyo gendwa reba kabiri wari ufite ntusigaye umeze nk'umugatagata ngo n'ibintu by'amasengesho koko bazajya ngo umugore wanje cyangwa nusi uwo muhungu ubwo andebe ngo mama rero ubwo si mushumba se hari burawi wabo niko wagira ngo baraza bakabikubwira harya ninde uyobewe ko wirirgure ubunza ko karizo kawe muri uyu mudugudu wose ninde uyobewe umva genda gake iyi karitsiye irimo ibyana kugira ngo ngende mfate turatu uzi ko twabaye none reka nkubwire iyi karitsiye irimo abasore iki gihugu kirimo abasore ntabwo baza kwemera imbwa nkawe abasore nabo niyo baba bahari nta wundi uta nyine reka ninde sunduze kritika ni ko wirurata ahubwo reka nkubwire karumuna kagakuru kawe karaje karanyinshinga kakaza udufaranga twinica ninyize uretse mbanze ngusobanurira niyo muzehe wanyu yankwa niyo yaduha amafaranga niyo yatwubakira sinakemera nanjye ndagira ngo nkumenyeshe ko izo nzozi urota urazirota nyine ukabyuka wazibuze ahubwo reka nkugire inama ariko urangira inama muhezi wanyu gabanya kubunza ko karizo kawe muri uyu mudugudu wambwawe reba ukuntu gasa uzapfuta byaye
ntabwo hafunze. Oh chérie. No, baby. I've been missing here. Chérie, shakwatinze. Natinze. Nateze ikimotari. Kimbwa ngo hano kirahazi. Yego. Tukagenda kiranyobya kandi urabizi naherukaga kera. Kandi nsigaye nibagirwa kuri. Hano abamotari ntabwo bakunda kwamenya harimo amayobera cyane. Umeze uteze? Meze neza byadari. Yesuwe, nishimiye kukubona baby. Umeze neza. Original. Nese chérie. Karame. Usigaye uri mwiza byadanje. None usigaye niba ari ikimuri. Kera banga abakobwa bitera ikimuri. Imana bebe no kubera Imana. Usigaye usenga cyane se? Ubwo se niba usigaye usenga cyane uzongera kugira n'iki kwaje? Iki? Kandi bo. Zira boro zidara urukundo rwawe rwasenyutse. Oya sha, udutegereze isuzi ko tugiye kubikora. Chérie. Parce que umuntu ufite isoni none. Hasi. Kandi nakubwiye ngo ibyo bintu byo gusenga bizatuma gahunda zitongera kugenda neza. Ese ubebe iyo ntasenga twari guhura gute? Uzajye mu banyagatolika bura nibo beza. Iyo nasenga twari guhura gute? Biva mu gusenga. Ntukajye. Apostle, we have this. No. Papa. Muraho musaza. Muraho. Komera. Yeza kuzwe. Yeza kuzwe. Papa nuyu nakubwiraga, Ngo? Nuyu nakubwiraga nyine ngo ugiye kuza. N'umukwe wawe. Ariko shaka uruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi. Ukaba hano i Kigali nkaba mbona umeze ngazo wagiye bakakogosha. Papa nuyu niyo sezerano ryanjye. Twari kureba nk'umukenga. Oya, nuko wenda mfite isoni kuko ari bwo mbabonye bwa mbere. Mfite isoni kuko ari bwo mbabonye bwa mbere. Kuvuga nkagira ngo urasuze. Kandi buri gihe ni borosa. None si uvuye he? Mu rugo nera Kicukiro. Kicukiro. Nta kuntu wavuga urukurebesha. Papa ko nge nabyo ndi kumva. Ko nge nabyo ndi kumva papa. Bwera. Umarata. Iwanyu ni he? Mu rugo ni Kicukiro. Ku musaza turwa Gasana. Rwa Gasana. Umuhungu wa Gasana? Hari Kicukiro ziniya neza. Ndi kubyumva. Rwa Gasana. Gasana uko arwanziye. Uri umuhungu we? Ari wa gatatu. 1 2 3 kandi gatanu nshobora kugeza ku 10 ukava hano ufite ukuguru kumwe. Mwese ku kimwe mwaranyirukana muze. Rwa Gasana dufitanye inzigwe. Apostle, we have this. Inzigo byagenze gute si iyo nzigo yaturutse ku Tasoni niko mukagata. Ngibi yubimbwira kare. Hasi papa. Tiba. Ntugakoresha abantu amahano ngo bakoreshe ibidashoboka. Bimeze biteze. Sinshobora gushingira umwana wanje kwa Rwa Gasana. Tasoni. Byagenze bite papa? Icambere. Aracatega ifuko. Yarabiretse. Yazitega. Ubari mu masiha. Asigaye acuruza kenkayori. Asigaye acuruza kenkayori. Nakubwiye ngo vuga urukurebesha ubwo rumwe hirya. Acuruza iki? Amakoroboyi. Kenkayori inicuruza ibikoresho byubaka. Amafera beto, amaparafo nkaya ngaya. Nashaka acuruze zahabu cyangwa dandazi yisi cyangwa acuruza ijuru. Nibidashoboka rwose. Ahubwo nukundi munsi wagicucu wabuze abantu wakundana nabo. Ibyo ntabwo bindeba papa. Umva ikintu njewe murabipfa ngi cyangwa nuko mukunda. Umva ikintu nje ntashobora kumvikana nawe. Kera yigeze gutumira data agezeyo bamuha ibivuzo bamwicaza kubishingirizo. Sibyo? Baramutuka baramwandagaza. Icya kabiri yigeze winde guhumeka. Ibyo zuru naryo Tsumwa ko munda yawe harimo ikiziba. Murandenganya. Ntabwo borosaga. Hasi papa ko ntabyo ndi kumva. Nisi wazagiye kwivuza.
ndongara byanyika bikamera nk'amajako wazagiye kwivuza muntu ese papa bite wowe ese nta bantu bundi bataguye mukiye abantu bose baraguye mukiye ese nta kintu nukurukumva ese abantu bose baraguye mukiye ngo papa wiwe ngo bagize ibyo ni ibiki nkaho cyangwa wameze imbeba nzima ipfira mu nda asuka amafaranga dufite namira imbeba gute umva rero nimushaka mugire nibyo kwa ntuza ntabwo rwose shakira ahandi wa mukobwa we cyangwa wemere ugugurire hano birangire unzamenye ngo ucecuru riya papa ntawe ndareka ntabwo nshobora gusinya ntawe ndareka data we iri ni isezerano ryanjye kasezerano n'impyisi reka nkubwize ukuri uzishingiraho nyine sibyo papa ndagira ngo nkubwire ngo ubu noneho nanjye nafashe umwanzuro ntabwo nzongera kwanga umugabo gira haguruka nahajya papa we siba ndakwiyamye taha we ratata sheri urataha ntuta papa nanjye niba biterwa nanjye ndiyahura ngira surataha nanjye nagurambona icyo nzi sheri rata bireke yashoka yanjiriye sheri sura kuntu dadi yitwaye reka nkubwize ukuri wasohoka wagenda umenye ko nanjye ejo uzaza ku kiyo cyanjye njye reka nkubwire umusaza nk'uriya kuva avuze ngo agiye kuzana ishoka yahita gutema da nta mikino ariko so nisheri ubundi ntabwe na kane ase ubu tuzabana gute ababyeyi batabishaka ariko nane twara kwishingira sheri umugisha w'ababyeyi ukenewe imyaka zike reka nyine mbyigeho iyo ngegera inyuze he nta soni wagicucuwe papa reka nkubwire uriya muryango dufitanye nzigwe nubwo bambwira si ngo bizagenda gutera papa reka nkwereke bikiri kunkorera koko nta soni bikiri kunkorera kabiri kangahe njye gushingira umwana wanjye mu bantu bategaga amasiha wowe uzi iki hano papa ndakwinjize hasi umva reka nkwereke byanarutwa ukaguma aha nkanaguhombanya neza nta soni ndamukunda basi uzi wabuze abandi ukunda papa ndamukunda papa ndakwinjize nutemera ko tubana ngaho rero ngabo ndebere koko ubu uretse uko wabuze undi muntu wakunda nutemera ko tubana ngaho icare twumvikana icare papa ndamukunda ndamukunda papa ageze he tungamwirukanye mubwire mugaruke oya ariko garukana turashize mbo kandi nzakubwira urabyemeye urabyemeye ntabwo njye nabyemera ibi bintu ntabwo nabyemera gusi papa byemere imyaka 35 ninde wundi uzongera kunyemera basi ngo nta n'ubu ubu koko